Nongeye kubasuhuza, uyu munsi ngiye kubigisha ese ni gute umuntu yakubaza igihe wavukiye cyangwa se ni gute wabaza umuntu igihe yavukiye, n'uburyo wabivuga mu kinyamerika. Mu bisanzwe mu cyongereza bavuga ngo when were you born, wavutse ryari, ariko mu kinyamerika uburyo babisoma when were you born, when were you born, when were you born. Muri kumva ko harimo difference. Ugasubiza ngo navutse tariki 20 na zingahe, ngahe wo wasoma was, I was born on 26th of July 2022. Navutse ku itariki 26 z'ukwa kane, July ni ukwa karindwi, z'ukwa karindwi 2022. Niko basubiza. Ugiye kubaza undi wavuga ngo when was she born, when was she born. Waba uri kumubaza ngo uriya mukobwa se cyangwa uriya yavutse ryari, uriya yavutse ryari, cyangwa se when were they born, cyangwa se bariya bavutse ryari, cyangwa se ukibaza when were we born, twavutse ryari. Muri kwibaza when were we born. Okay, muzajye musoma icyongereza neza, nzajya mbigisha kenshi cyane ikinyamerika nicyo gikunze gukoreshwa. Bifuza kuba mwamenya slang se cyangwa ijambo wakoresha ubwira undi muntu bitewe n'uwo ari we, akaba yahita anakurasa iryo jambo. Abifuza kurimenya munyandikire muri comment, noneho nze kwitegura video yaryo nibagezeho mbamenyesha aho mugomba kurikoresha n'abo mugomba kugira ute kuribwira, noneho bizaba ari byiza. Ni slang y'icyongereza, ushobora kuyibwira umuntu akaba yanagukubita cyangwa se ukaba wanafungwa, ni ijambo ritari ryiza. Don't forget subscribe my cable, mwibuke cyangwa se ntimwibagirwe subscribe. Nshimira abantu mwese mukomeje gukora subscribe, ni byiza cyane, ni iby'agaciro, n'abantu mwafashe umwanya mukareba ibyo nkora, kandi nizeye ko bibagirira akamaro. Inshuti zanjye murakoze, ndabashimiye, ariko munyandikire muri comment murebe n'izindi video nagiye nkora zitandukanye, imyitozo y'icyongereza, wisuzuma, ibintu byinshi cyane nagiye nkora video nyinshi ku cyongereza. Nicyo kintu nibanzeho cyane kugira ngo mbahe ubufasha bukenewe bw'ibanze. Inshuti zanjye murakoze, naho kuri video y'ubutaha. Sawa. Bonus umuntu wese warebye video ikarangira agaswahili. Iyo umuntu avuze ngo sasa ni kimwe na now, ubu ngubu, sasa now, cyangwa se just now. Sasa ni igiswahili, sasa ubu ngubu.